kandi iyo umuntu atari yagera ku gihe cye cyo guhishurirwa icyo ari cyo ikibazo amina ubwo abantu bazaba batakibasha guterana nk'uku nguku tegeko isi yori ikereye amategeko atandukanye n'uwajya kumva baravuze ngo abantu basengera ahantu hameze gutya ntago byemewe. No ubutumwa nashaka kubigisha cyangwa inyigisho numvaga nshaka kubabwira shingiye ku kintu cyitwa igihe. Haleluya. Yes ashimwe. Muri iyi minsi mfite ikibazo cy'uko inyigisho yose nkwiriye kuba mfite muri icyo gihe ijya imbere ikigeragezo. Haleluya. Yes ashimwe. Meretse kwigisha ku ijambo ahantu rusengero ndababwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza nkiri aho ngaho mpita natakirwa aho hantu. Haleluya. Ngihagaze aho ngaho ibingerageza bita bintungura aho ngaho mu minota ine ya nyuma. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. So rero ndi umukozi w'Imana nitwa Hakizimana Jean Marie Vianney, ndi umuvugabutumwa hano duhagaze kuri Gone TV. Dushimiye abantu bose buduteze amatwi n'abaduhanze amaso. Yesu abagirire neza. Haleluya. Abo turimo turabwiriza isi yose, turimo turabwiriza abari mu Burayi, turimo turabwiriza abari muri Kenya, turimo turabwiriza abari muri Canada, turimo turabwiriza muri Amerika na Aziya hose. Ubutumwa buri kugerayo en direct. Imana ibaho umugisha kandi he no umugisha umuntu wese uteraniye hano. Amen. Kandi turi usimbuke tugera ahantu bita kuri Ndi UMUKRISTO ari ryo zina ryacu bwite twese. Haleluya. Amen. Kuba umukristo ni itike ya mbere ituvana mu bwami bw'umwijima ikatugeza mu bwami bw'umucyo. Iri jambo Ndi UMUKRISTO rifite agaciro n'uburemere umuntu wese adashobora gupfa gushyikira. Amen. Ya kabiri, hano iwacu mu Rwanda dufite programu yitwa Ndi Umunyarwanda. Buriya kuba ndi umunyarwanda ni ishingiro ry'ubuzima. Singura ubwene gihugu kugira ngo mbashe kuba umunyarwanda, sinishyura visa kugira ngo mbe mu Rwanda, ariko umunyamahanga we afite uburyo bwose cyangwa se yashyiriweho itegeko ryo kugura visa yo kuba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko nge ndi umunyarwanda impesha kuba mu gihugu cyanjye uko mbyumva. Nshobora kuba hano ku Gisenyi, nshobora kuba i Butare, nshobora kuba mu Ruhengeri, nshobora kuba i Kigali n'ahandi hose bishoboka kubera yuko ndi umunyarwanda. Imana itugirire neza. Haleluya. So ijambo mfite ryo kubabwiriza rishingiye mu gitabo cya mbere cy'itangiriro ibice 39. Turasoma ku murongo waho wa mbere. Turaza gusimbuka dusome muri Yohana ibice 4. Yohana ibice 4 niho turi buze gusimbukira ku murongo waho wa 23. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Twasaba umuntu wageze mu itangiriro ibice 39 ahere ku murongo waho wa mbere dusome. Dusome mu izina rya Yesu. Amina. Guhera ku murongo wa mbere atubwiye ngo nyirabuja wa Yosefu amwosha gusambana nawe aranga. Murongo wa mbere, Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu agira ukuboko kwiza. Haleluya. Aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko
Uwiteka yamuhaye kugirira ukuboko kwiza kucyakozeho cyose. Mana itugirire neza. Haleluya. Aya ni amagambo yanditse muri Bibiliya ariko ni igisobanuro cy'igihe. Haleluya. Igihe kigenga ibintu byose ku buzima bw'umuntu. N'ubu ngubu kano kanya turi ku gihe. Haleluya. Ndumva nshaka ko abantu bose bari hano, umuntu wumva ashaka kuba yataha yahaguruka agataha, ariko ushaka kuba hano akahabesha umutima we wose. Haleluya. Kuko birashoboka yuko nawe ubu ngubu twaba tugiye kwinjira mu gihe cyawe. Yesu nashimwe. Igihe dufashe udusomere dutwarire ibyanditswe hamwe kugira ngo tutaza gufata undi mwanya muremure. Yohana ibice 4 umurongo wa 23. Ni ijambo ry'igisobanuro cy'igihe niryo shaka kuvugaho iminota nk'irindwi isigaye kugira ngo twitse niturangiza abagore bagiye gutekera abagabo babo n'igihe kiraba kibagezeho. Yohana 4:23. Yego. Aratubwira ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amen. Haleluya. Ndiweho naba natangiye no gufashwa. Haleluya. Kandi ugafashwa wiyimura, wivana ku rwego uriho wigeza ku rundi rwego kugira ngo ubashe kuba umuntu w'iki gihe Yohana tubwiye. Haleluya. Igihe navuze ko kigenga ubuzima bwose umuntu abamo. Igihe kiragufata kikakugira umuntu w'incakarafu, umuntu wese akakubona nk'umuntu usuzuguritse kubera ko uri mu gihe cyo gusuzugurwa. Igihe kirakwataka ukaba umushumba w'intama, cyangwa ukaba umushumba w'ingurube, cyangwa ukaba umushumba w'inka mu gikuyu hariya haruguru. Igihe kiragera ugatsikamirwa n'ubuzima bwose, umuntu wese akagusuzugura uko abyumva. Igihe kibaho ku muntu, umuntu bakamushyira mu nzu y'imbohe akabona umwijima gusa, ahantu atabasha kubona umucyo nk'uko abishaka cyangwa nk'uko yari abitegereje. Iki gihe iyo kikurimo, rimwe na rimwe ubona yuko nta hantu gutabarwa kwazava. Hari igihe cyo kugira ngo abahanuzi baduhanurire ibyo tuzabona tutabonye uyu munsi, ibyo tuzabona ejo hanyuma. Hakaba n'igihe cyo kwakira ibyo abahanuzi baduhanuriye. Iyo umuntu ari mu gihe cyo guhanurirwa cyangwa cyo guhabwa amakuru, rimwe na rimwe bamuha amakuru adashyikira, kumva ko ibyo bamuhanuriye bitazasohora, akemezwa nuko bisohoye ku gihe cyabyo. Uyu muhungu witwa Yosefu rero twasomye mu gitabo cy'itangiro ibice 39, habayeho igihe nawe kuri we ari mu bavandimwe be iwabo igihugu cy'i Kanani cyangwa se muri Isiraheli. Baza kugira ikibazo, aza kurota inzozi, arangije arabyuka. Ku gihe yagombaga kubyuka birotorera abakuru be n'abavandimwe muri rusange, ababwira ukuntu yabonye inyenyeri zose zimwikubita imbere, agiye kubona n'ukwezi n'izuba nabyo bimwikubisa imbere. Ku gihe cye ntago yari afite ubushobozi bwo gusigura uko abyumva cyangwa se bwo kwishoboza kwirotorera izo nzozi. Mu gihe cye yumvaga kubaza bene se byaba ari ikintu cy'ingenzi, ariko uko arushaho kubaza bene se akababera ikigeragezo, ahita nawe ubwe yigerageza. Haleluya.
abavandimwe be bahita bahishurirwa mbere y'uko arangiza kurotora inzozi, baravuga ngo ahari uyu muhungu afite intego yo kuzatubana umutware mu muryango. Bamufataho ijambo, bamwigaho, baravuga ngo ibyo ari byo byose tuzajya kumuroha, kandi niko byamugendekeye. Bagiye kumuroha, barangije bamugura na wa muntu na bwa bwoko cyangwa se n'aba bantu bitwa Abishimayeli. Haleluya. Ababishimayeli bari abantu bakomoka mu gihugu cya Egiputa hano iwacu muri Afurika. Haleluya. Ntago nemeranya n'abantu bagiye bavuga yuko abazungu aribo banyabwenge kuturusha. Natwe dufite ubwenge kandi Imana yarabuduhaye. Haleluya. Ntago nemeranya n'umunyafurika wisuzugura. Uruhu rwacu ni rwiza, rurakeye, tunahumura neza, byiringiro byacu biduha gukomera. Iwacu muri Afurika ducukura amabuye y'agaciro, iwacu muri Afurika tugira amahumbezi meza, iwacu muri Afurika turubahana. Nshaka kuvuga yuko abantu bo muri Afurika nabo habagamwe abantu b'abanyabwenge bafite n'ubucakura bwo kwitwa Abishimayeli. Ubundi nabicanyi bo mu mayeri baragenda bagura Yosefu, rero baramujyana muri Egiputa, bamuvana aho yagombaga kuba ari, bamuzana muri Egiputa. Kumbi icyo nshaka kubabwira nuko igihe kigutegeka uko kibishaka, kandi iyo umuntu atari yagera ku gihe cye cyo guhishurirwa icyo ari cyo, ikibazo cyangwa ikigeragezo cyawe kibasha kukwinjiza mu gihe cyawe. Haleluya. Ikigeragezo cyawe kibasha kukwinjiza mu gihe cyawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Weho uri Burayi, weho uri muri Amerika, weho uri muri Canada, weho uri ahantu hirya no hino hatandukanye, uri umunyarwanda unteze amatwi, banza umenye ko aho ngaho uri uhari kubera kino gihe. Hariho ikindi gihe wari uri hano muri Afurika iwacu mu Rwanda, ubuzima bugucanze, ariko wageze muri Amerika ubona ko impinduka zaje. Uri mu gihe cyawe. Haleluya. Igihe kivogera ubuzima bw'umuntu, igihe kikamugaza umuntu, igihe kinjiza umuntu muri gereza atarakwiriye kwinjiramo, igihe kiragufata kikaguhondagura, kikagucura, kikakuvunagura, igihe kikaguteza abantu bakagusuzugura, bakagucira urubanza utarukwiye gucirirwa kubera yuko uri mu gihe. Haleluya. Umubwiriza w'ubutumwa wacu umaze kuvaho mu kanya yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu ubuzima bwagiye bumugendekera. Burya wari uri mu gihe cyawe. Haleluya. Inkoni baraziguhonze desa zose urazirya, ahubwo buriya wakwebye n'izindi. Haleluya. Yarahagaze mu gihe cye. Amen. Igihe cyo kijya kirakomeza kikagenda, ariko ibihe wabayemo bihindurwa na gahunda ziriho. Haleluya. Yesu nashimwe. Umwanzi w'ibihe byiza cyangwa se umwanzi w'ibyo twifuza kugeraho ni igihe. Haleluya. Kandi umukunzi w'ibyo twifuza kugeraho nawe ni igihe. Haleluya. Reba ku isaha yawe uvuge ngo ndi mu gihe. Haleluya. Yesu nashimwe. Aha nanyenyeye umukandara ariho ishusho y'igihe. Haleluya. Yesu nashimwe. Umukandara wanjye uriho ishusho y'igihe. Iyo igihe kitari cyagera kiba kitaragera, kandi iyo igihe cyageze ntabwo wavuga ko kitari cyagera. Iyo igihe wakinjiyemo ubona yuko uri mu gihe nyine. Haleluya. Isaha yawe ukayibara neza, ubuzima bwawe bukagenda neza kubera ko uri ku gihe cyawe. Haleluya. Umwanditsi rero w'igitabo cya Yohana yatubwiye ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye. Haleluya. Yesaya we yarahanuye aravuga ngo ibizaba ku mukene
bizaba no ku mutunzi. Ibizaba ku mutware bizaba no ku mugaragu. Haleluya. Aya magambo ni amagambo aremereye mu buryo bw'ubuhanuzi. Ushize ku muntu twari turi kumwe tuganira, cyangwa se abantu twaganiriye ahantu twari turi kumwe atari ahangaha, twavuze ku magambo yitwa ku muntu witwa Uziya. Tuvuga yuko tuvuga ubuzima bwa Uziya, tuvuga n'ubuzima bwa Yesaya. Tuvuga yuko Uziya yari umuntu mubi cyane witambika abantu kugira ngo batagera ku cy'Imana yabavuzeho, cyangwa se agakingiriza amaso yabo kugira ngo batabashe kubona umwami Imana. Haleluya. Ariko ukurikije ibihe Uziya yaciyemo, nawe burya naje nsanga yarubahaga Imana. Ariko igihe kiraza kimutereka ahandi hantu, agera ahantu yumva amaze kuba gagasi, atangira kuba umuntu witambika abantu b'Imana. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Amen. Imana yacu igufate igutereka ku gihe cyawe. Haleluya. Ikuvane ku gihe urimwo uyu munsi, ikwinjize mu kindi gihe cyawe. Haleluya. Hari igihe cyo kuba ubabaye, hari n'igihe cyo kuba wowe wishimye. Mwanditsi w'igitabo cy'umubwiriza yaravuze ngo buri kintu cyose mu isi gifite igihe cyacyo. Hari igihe cyo kubabara, hakaba n'igihe cyo kwishima. Hakabaho igihe cyo kubyina n'igihe cyo kurira. Habaho igihe cy'ibirori n'igihe cyo kubibura. Habaho igihe cyo guheka, hakabaho n'igihe cyo gupfusha. Buri kintu cyose mu isi gitondetse ku kintu cyitwa igihe. Haleluya. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Haleluya. Ntabwo mfite amagambo menshi yo kuvuga, sino umwanya wo kwigisha. Nari mpagaze hano kugira ngo mbeganire n'abantu umwanya muto, kugira ngo nkurure mbashe gukurura ibyiyumvo byanyu bihuze n'ibyanjye, twumve ko turi mu gihe cyacu. Haleluya. Iyi minsi turimo turi mu gihe cyacu. Ngewe nkunda igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Igihe cyose mpagaze kuri social media, banumva ntava kuri social media cyangwa ntava imbere ya kamera ntabwiye abantu ibyiza by'u Rwanda. Haleluya. Kuko u Rwanda turi mu gihe cyacu. Haleluya. Ya mbere turi mu gihe cy'iterambere. Kuko higeze no kubaho igihe kitari icy'iterambere, sinzi uko babyita mu Kinyarwanda. Igihe cyatambutse nyine, ubwo cyaratambutse, utarakibayemo ari muri iki ngiki. Umuntu uriho muri iki ngiki akaba atarabaye mu icyo gihe, yishimira aho tugeze muri iki gihe cya none. Haleluya. Cya mbere, ubu mu Rwanda turi abakristo. Haleluya. Twamenye Imana. N'abandi na rya dini wavuyemo rata, naryo burya nabo bafite ukuntu basenga kandi bakubaha Imana. Haleluya. Ubu ikintu nkundira u Rwanda, umusilamu n'umukristo bashobora gusengana bagahuza, baraturana bagahuza. Haleluya. Umukristo n'umuyisilamu baragenderana. Ku irayida abasilamu bashobora kuntumira, nkanga kujyayo ku mpamvu zanjye, cyangwa nkagiye ku mpamvu zanjye. Haleluya. Nta muntu wantonganyiriza. Umuyobozi wanjye w'idini ntago ashobora kumbuza kujya gusura umuyisilamu. Twebwe biracyakunda. Hari ibindi bihugu rero ibyo bintu bitajya bikundamo. Nge ndashimira Imana yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haleluya, ibintu byose bishoboka mu buryo bwo kwemera Imana. Yesu nashimwe. Ariko rata, ubuhanuzi bwo buravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi. Haleluya. Umusozi turi gusengeraho, twishimire yuko turi mu gihe cyo gusenga. Haleluya. Ko hariho igihe gishobora kubaho, ko iki cyanditswe kimaze imyaka irenga 2600 kibayeho. Amen. Ntabwo kibayeho uno munsi, nta nubwo ari creation yanjye, ahubwo ni ibintu bisanzwe biriho. Amen.
Yohana rero yandika ino nkuru yayikuye kuri Yesu. Yari yahuye n'umugore, bahurira ahantu ku iriba. Umugore arangije, Yesu amusaba amazi yo kunywa, kandi amusaba amazi ari we nyiramazi. Haleluya. Imana rero mwirinde gucokoza Imana. Nimwumva umuntu avuze ngo mukorere Imana mwivuye inyuma, Imana niyo nyiramaboko. Haleluya. Umuntu nakwigisha akawukangurira gutanga ituro ituro ry'umutima ukunze, n'ituro ry'ishimwe, umuntu ashima Imana kubera ko hari ikintu Imana yamukoreye. Haleluya. Kandi hariho ahantu cyangwa se hariho uburyo bwashyizwe bwo gushimira Imana, kandi umuntu agashima Imana kumva aranyuzwe. Haleluya. Umuntu atanga ituro ry'umutima ukunze kubera yuko anyuzwe n'ibyo Imana yamukoreye. Haleluya. Umuntu agatura icyacumi kubera yuko hari ibintu Imana yagize gute yakoze mu buzima bwe, kandi umutwaro Imana idukorera ntago uremereye. Akantu kamwe mu bintu 10, mu migabane 10, ugafatamwe akantu kamwe ukagashyira mu nzu y'Imana, ntabwo ari umutwaro uremereye. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero ibyo ntibikatugerageze. Amen. Icyo nashatse kugira ngo tuze kurangirizaho ni ukumenya ko igihe kigiye kuza kandi gisohoye. Amina. Ubwo abantu bazaba batakibasha guterana nk'uku nguku. Tegeko isi hori kereye amategeko atandukanye, n'uwajya kumva baravuze ngo abantu basengera ahantu hameze gutya ntago byemewe. Ejo kumva baravuze ngo abantu ntago bemewe gusenga ku wa kane, bazajya basenga wenda ku isabato cyangwa se ku cyumweru, bakabigira itegeko. Isi hora development mu mategeko. Haleluya. Rero ubu ni ubuhanuzi butavangiye, kandi ni ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ntacyo mpanuye kidasanzwe, nta no wakwenda kuntera amabuye, kuko ibyo ngibyo nabyo turabizi ko bizabaho. Haleluya. Bibiliya rero iravuga ngo nimubona ibyo byose bibaye, muzagire gute? Muzararame murebe hejuru. Haleluya. Murumva mwishimye gusa ko iyo bakubwiye imodoka n'igare na moto nibyo biguhesha amahoro, ariko nta nubwo ushobora kumenya yuko baguhaye amakuru avuga ngo nimubona ibyo byose bibaye. Haleluya. Muhanuzi wacu, nubona ibyo byose bibaye. Haleluya. Bibiliya iduhaye umwanzuro, iratubwiye ngo muzararame mugira gute? Haleluya. Umuntu utari gufashwa mbwire, n'uwafashijwe ambwire. Haleluya. Jewe ntago ari jewe wihaye program, nahawe program kugira ngo mbabwirize, kandi ndi kumwisho turimo turashaka gusoza. Haleluya. Ari ikintu njya mpfa n'abarokore bo muri iyi minsi ya none, cyane cyane ino side turimo. Abantu bakunda ubuhanuzi cyane, bagereranywa n'abantu bitwa abakorento. Muri Bibiliya harimo abakorento 2, harimo aba mbere n'aba kabiri. Harimo abantu Pawulo yigeze yakwihanangiriza, arababwira ngo ntihakagire umugore uvugira mu materaniro. Ntabwo Pawulo yari yaguye, nta nubwo yari yanavangiwe, yari yabitewe n'akavuyo kabonetse kakorwaga mu buryo bwa kimwuka gusa. Ibintu byose byakorwaga mu mwuka. Umuntu agavuga ngo Imana iravuze ngo mwe muretse gutaha, abagore ntibagire umwanya wo gutanga bagiye gutekera abagabo babo, umwana yarira, umwuka aravuze ngo ntihagire umuntu usohoka, kandi byari ngombwa ko usora umwana akajya kugira gute? Kumutunganya. Umuntu akajya mu mwuka akavuga ngo nimwumve ukuntu Imana ivuze ngo sinshaka yuko umuntu wese, ndashaka ko abantu mwicara. Abantu bakicara, kandi harimo n'abantu bananiwe bakeneye guhaguruka. Hariho umuntu umwe wigeze kubwiriza abantu muri Kenya, babwira ibintu by'ibishenzi, ariko no muri iyi minsi mwana nabyumvishije. Yafashe abantu abajyana ahantu mu musozi, abiriza ubusimye iminsi myinshi irengeje iyo umuntu ashobora kumara atariye. Rero ndabakangura nk'abakozi b'Imana. Haleluya. Kugira ngo tutazagibwaho n'igitutsi cyo gukunda ubuhanuzi gusa no kurundukira mu bikorwa by'umwuka gusa. Haleluya. Tudashyizemo no gutekereza
cyangwa tudashyizemo hakiri zacu, tudashyizemo umutimanama. Haleluya. Turi abakirisitu kandi abantu bagomba kutwigiraho iby'ubwenge. Haleluya. Mwanditsi w'igitabo cya Yobu yaravuze ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Twemera umwuka wera w'Imana, twemera ubuhanuzi, twemera kubatizwa mu mazi menshi, twemera kwihana, twemera kwatura, twemera buri kimwe cyose umwuka dutegeka. Ariko icyo tudakeneye kugira ngo kidutware cyane ni ikintu cyadutwara ubwenge cyangwa se umwanya wacu mu ntekerezo zacu, kugira ngo iterambere ryacu ridakomeza kugenda. Haleluya. Nzakomeza gushyigikira porogaramu zose leta yashyiraho zatuma abantu basengera mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo mu gihe kizagera ubwo abantu bazaba batagisengera data kuri umusozi, ahubwo ngo abantu abazaba bakeneye gusenga ni abazaba basengera data mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Umvisha ko Bibiliya itigeze ihakana mu mwuka. Haleluya. Ariko abantu bakaza bagira gute? Basengera mu kuri. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Amen. Twigeze kugira igihe cyo muri za 97 tugira ubyutse burebure ahantu narindi. Umukobwa akarongorwa mu mwuka, umusore akarongora mu mwuka. Izo ngo zashingiwe mu buryo bw'umwuka, na n'uyu munsi zarasenyutse. Haleluya. Yakunda kuvuga ngo ngiyeyo ndambagiza umugore wanjye tubana, narebye mu bintu bitatu by'ingenzi kuri jye nifuza. Nabanje kureba yuko yazajya ntambutsa ahantu nyuze. Haleluya. Kuko turi abantu b'abagabo kandi turi abantu bakuze. Nabanje kureba yuko nituzajya tugendana ntazajya numva nsebye. Apana kumva ngo oriya shangariya baba. No. Kuba uvuga mu ndimi cyane ntago byadutera kugendana. Haleluya. Kuba uri umuhanuzi cyane nakwiyumvamo ntago byadutera kugendana. Haleluya. Ahubwo nabanje kureba visage, ndavuga ngo ino visage y'umudamu wa yino mukobwa irambereye. Haleluya. So, nawe rero umuhungu nazaza akaza kubwira ngo Imana iravuze ngo tubane, uzabanza umujinaraze uvuge ngo nge nashyizeho principe y'umugabo nifuza imeze gutya. Haleluya. Kugira ngo hana ibizuru, ibitama, ibitaye bigenda bikubangamira, uzashyiraho ukuntu wumva ubyifuza. Haleluya. Yesu nashimwe. Hari ibintu bicumuza ku buzima bw'umuntu bitewe n'ukuntu ubona ahagaze. Haleluya. Ibitama bishobora kukubera ikibazo, urutwe runini rwakubera ikibazo, agatwe gato kakubera ikibazo, amaguru yakubera ikibazo. Uzabanza urebe yuko umuntu ukurambagiza ari mu bushake bw'ukuntu intekerezo zawe ziteye. Haleluya. Yesu nashimwe. Cya kabiri nongeyeho ndavuga ngo kuba umukobwa dushaka ko tuzabana. Haleluya. Yaba ari umuntu wubaha Imana, muri we agira ijambo ry'Imana rigwiriye. Haleluya. Icya gatatu nongeraho kuba yaba ari umuntu ufite imico myiza. Amen. Haleluya. Nongeraho ijambo rivuga ngo kuba yaba afite imico myiza ihuza umuryango wanjye n'uwabo. Haleluya. Kuba umukobwa twabana yaba yubaha mama kandi akubaha nabi wabo, ku buryo mu rugo iwacu atazaba ari ikibazo mu muryango. Haleluya. Ibyo ndangije kubibona ndavuga ni noneho Uwiteka aragasingizwa. Amen. Giye kubona ndasenga kugira ngo umuntu azaze, byagombaga gushyigikirwa n'amasengesho, kuko ntabwo ari umuntu wese washoboraga kuba yujuje izo kondisiyo. Amen. Yesu nashimwe. So ndabizi ko umugore wanjye araba ari kunkurikirana mu kanya igihe bino biraba biri gucaho. Haleluya. Arabizi neza yuko nawe ari myiza. Haleluya. Kandi arabizi ko nanjye mu bantu yabonaga Imana izabafashe nimuzaba muri kwigisha namwe bazabarogoye.
amen, haleluya. Yemwe abantu batari gufashwa bitahire, sibyo? Navuze ngo Imana izabafashe mu gihe namwe muzaba muri kubwiriza muzahure n'ikibazo nk'iki ngiki. Yesu nashimwe. Ndimo ndarangiza, ntago naje gutinda kandi singewe biteye, ni umwuka w'Imana, sibyo? Amen. Iyo umwuka dutegetse rero dukora ibyo umwuka yadutegetse, ntago dukora ibyo twitegetse twebwe ubwacu. Haleluya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nari ndi kubabwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, mbese ubwo nabwo urumva ni ku gihe. Haleluya. Itondere tayimu yawe rero kugira ngo winjire ku gihe cyawe umeze neza. Haleluya. Imana igufashe kugira ngo winjire ku gihe cyawe umeze neza. Haleluya. Tazatwarwa n'ibihe by'ibishuko n'ibihendo umwanzi Satani yanyuzamo mu buryo bw'umwuka, noneho ukarundurwa n'ibyo bihe. Muri iyi minsi abantu bakunze kuvunwa n'amasezerano, kandi isezerano ntirigira igihe. Haleluya. Gusa igihe cyaryo kijya kigera, ariko iby'Imana yavuze bigasohora. Amen. Imana yavuganye na Aburahamu imubwira ko urubyaro rwe ruzaba rwinshi, arinda agira imyaka 80 nta mwana yari yabona. None weho Imana yavuganye nawe ko izaguha umurima, cyambere ntiwari wagera ahantu ukorera n'ibihumbi 5 ngo uvuga ngo nzagura umurima wa miliyoni. None utangiye gustress Imana ko yabivuze, ubundi yabikubwiye idashoboye kuzabisohoza se. Haleluya. Imana yacu ibababarire abantu bavunwa n'amasezerano. Amasezerano yo ahora hamye iteka, ahubwo weho niyo uhora udahamye iteka. Haleluya. Iki Imana yavuze no kugikora izagikora, kandi izagikora hehe? Ku gihe. Amina. Ndarangije rero, ntabwo narangiza ntababwiye yuko Imana ari umukozi w'umuhanga. Haleluya. Yihariye ubushobozi bwose bwo kugeza ku ntego z'icyo yakubwiye. Amen. Yesu nashimwe. Igihe kimwe ntago nari nzi neza yuko nabasha kwigurira itike y'indege. Haleluya. Kera turi gusengera mu gisako ya mama Sugira, bajyaga bampanurira ibintu nkumva biraremereye, ariko rimwe rizima byisangamo. Haleluya. Nibona ku kibuga cy'indege, aho nari ngiye simpababwira ariko naragiye. Haleluya. Kwibona muri Rwanda birahenze. Haleluya. Kandi reka nshimira abantu bo kuri Rwanda, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Isezerano nta jambo Imana ivuga ngo rihere, uko yabikubwiye kose ifite n'ukuntu izabigenza. Kandi ntishobora kuvuga ibintu byoroshye, wewe ibyo ubona imbere yawe biba bikoroheye cyangwa biba bigukomereye, ariko kuri yo biba biyoroheye. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero turasoje, tugiye gusenga tuvuga ngo Imana itworohereze itugeze mu gihe cyacu. Haleluya. Uri uzi ko hari umuntu uri i Burayi? Siko buri hari umuntu uri i Burayi wifuza kugaruka iwabo mu Rwanda cyangwa iwacu mu Rwanda akabibura? Tugiye gusengera bari abantu bari i Burayi babuze ukuntu bagaruka. Haleluya. Cyambere ubufashe bwo muri ambasade ntago buhagije. Ambasade nabo ni abantu. Haleluya. Ari abantu bahabiye mu bihugu batazi ko mu Rwanda turi gukira. Hano mu Rwanda turi gukira cyane. Amen. Umuntu ari kubyuka yarigeze kwihehesha cya cyatsi bitize, yarangiza bakamwimura bakamujyana muri modovire hano haruguru n'ahandi hose ziri gutegurwa, akisangamo ari muri kondisiyo zo kuzajya akoresha papier hygienique. Haleluya. Yarajyaga acana atoragura udukwi, none ubu ngubu yashyizwe muri kondisiyo yo kuzajya atekera kuri gaze. Haleluya. Yararyamiraga ku musambu utameze nk'uyu nguyu, akaba aryama ku gitanda cya Dore. No kuri arakabaho leta yacu. Haleluya. Imana idushyigikirire leta idufitiye imigambi myiza. Haleluya.
natangiye mbabwira abantu nigeze gusuhuza, ndababwira ngo ngewe ndi impamvu ririya jambo narikoresheje ryarangerageje mu gihugu cy'amahanga nabagamo. Abantu nagiye ngiye kwicumbikira abantu bavuga ngo abantu bikanga umunyarwanda kubera ko bazi neza yuko umunyarwanda ari supre, umunyarwanda ari simati, ahora akeye, nta kibazo aba afite. Haleluya. Rero abantu bafite imitwe yanduye bahora bafite ikibazo, bahora bikanga abantu. Imana ibezi batunganye, natwe twese turi hano. Imana idukangurire kwezwa kugira ngo tubashe kubona Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Reka rero dushakishe ukuntu dusenga, tugiye gusenga kugira ngo Imana itwinjize ku gihe. Pastor, Imana idushyire ku gihe cyacu. Tuvane ku gihe kibi, dushyire mu gihe cyiza. Tuvane mu gihe cy'umwijima, dushyire mu gihe cy'umucyo. Muhaguruka dusenge, dusezerere iteraniro. Haleluya. Ariko ndangije mbabwira ngo Imana yacu twinjize ku gihe. Haleluya. Kandi nicyo cyifuzo tugize cyo kuvuga ngo Imana yacu ituvane mu gihe kibi, itwinjize mu gihe cyiza. Haleluya. Iyo umuntu yihannye abikuye ku mutima, Imana imuvana ku gihe yararimo ikamugeza ku kindi gihe. Ndashimira umukozi w'Imana Zueda, twabanye mu buryo bwinshi butandukanye ku musozi turi gusenga, kandi ndashimira Pastor Rabani wadufashije akaduha ubutumire tukaza hano mu iteraniro kuza kubabwiriza. Imana imuhe umugisha. Haleluya. Ndashimira n'umukameramani wacu udufasha kugira ngo ubutumwa bwacu bukwire isi. Haleluya. Iyo turi kubwiriza hano kuri social media, nzi neza yuko perezida yaratubwiye ngo urubyiruko cyangwa se abantu babashije gukoresha social media bajye bagerageza kubwira abantu ko u Rwanda rwacu ari rwiza. Haleluya. Bajye bagerageza kwerekana ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo turuvuze turutaka ibitarurimo, ahubwo turuvuga uko Imana yaruduhaye. Haleluya. Nta hantu haryoshye mu isi nko kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Mana turagushimiye, uhabwe ikuzo n'icyubahiro, ushimwe n'amahanga yose, indimi zose zikuvuge kuri umwami, abami bose bikubita imbere yawe bavuga yuko uri Mesiya. Oh haleluya. Uri Imana yaturemye ku gihe, kandi ifite n'ubushobozi bwo kutuvana ku gihe kibi ikatugeza ku kindi gihe cyiza. Watuvana mu bihe bibi ukadushyira mu bihe byiza. Watuvana mu bihe byo kwicwa n'inzara ukadushyira mu bihe byo kurya. Watuvana mu bihe byo kurwara ukadushyira mu bihe byo kuba bazima. Watuvurira abarwayi bacu ukabagira abazima. Abadafite ubuturo wabaha ubuturo. Haleluya. Abakobwa bagumiwe wabaha abagabo, kandi abasore nabo baheze iwabo nabo wabacira inzira, bakagira amaso yo kureba bakabona inzira bakwiye kunyura. Abana bato bacu wabakuza ukabarinda kugwingira, ahubwo ukabaha kubyibuha no gukura neza. Niyo mpamvu dusenze tuvuga ngo Mana yacu utugirire neza muri iki gihe. Muri iki gihe abantu bageragezwa, muri iki gihe abantu babuze amacumbi, muri iki gihe abantu barwaye, muri iki gihe abantu baburara, muri iki gihe abantu izuba ribishe, muri iki gihe Data turakwinginze kugira ngo uduhindurire igihe. Mana yacu wavuganye natwe ibintu bitandukanye mu bihe bitandukanye, turasenze kugira ngo oh haleluya, ubwo habayeho igihe cyo guhanurirwa habeho n'igihe cyo gusubizwa. Ubwo habayeho igihe cyo kubabazwa habeho n'igihe cyo kwishima. Ubwo habayeho igihe cyo gufungwa kuri bamwe habeho n'igihe cyo gufungurwa. Habayeho igihe cyo kubohwa hagomba kubaho n'igihe cyo kubohorwa. Mana yacu haleluya. Hari igihe cyo kubura umugisha, hari n'igihe cyo kubona umugisha. Hari igihe cyo gutakaza inshuti, hari n'igihe cyo kugaruza inshuti. Mana Nyiringabo, nutugaruriza abacu bagiye, nutugaruriza inshuti zacu twabuze, nutuzurira ibyacu byapfuye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Bano bagabo n'abagore bari ahangaha ndabasengeye,
abo ndeba hano kuri iyi shusho ndabasengeye ngo ubagirire neza. Abaduteze amatwi kuri iyi social media data turabasengeye ubagirire neza. Abicaye mu biro ubagirire neza, abari mu masoko ubagirire neza, abari mu mihanda ubagirire neza. Oh haleluya! Abari mu kirere baguruka mu ndege nabo basanga ubagirire neza. Abari mu bitaro ubakize, abari mu mato n'abafite imari zabo mu mato turabasengeye kugira ngo ubakize, ubagirire neza. Nuwongera kubahuza n'imiryango yabo bazagushima. Duhagaze muri uyu mwanya dushima, duhagaze muri uyu mwanya twinginga, duhagaze muri uyu mwanya twirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Nta wundi mwanzi wacu tugira utari dayimoni. Niyo mpamvu dusenyera imigambi yose ya dayimoni mu izina rya Yesu. Turamamaza imbaraga zawe Yesu, turamamaza kugira neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Muri aka kanya mboneho gusengera abakozi bawe. Waravuze marayika, ubwo marayika yabonekeraga Mariya ateye igisingizo aravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Umwami Imana, ngo kandi no mu isi amahoro abe ku bantu wishimira. Amahoro yawe data abe ku bayobozi w'igihugu cyacu wishimira. Amahoro yawe Yesu abe ku bashumba wishimira. Amahoro yawe Yesu abe ku baririmbyi wishimira. Amahoro yawe Yesu abe ku badiyakoni wishimira. Amahoro yawe Yesu abe ku bavuga butumwa wishimira. Data, aya mahoro ntabe ku bagoretse ibirenge, aya mahoro abe ku bantu wishimira. Uyu ni umugabane w'abantu bishimirwa n'Imana. Haleluya! No mwisa amahoro abe ku bantu wishimira. Amahoro yawe abe ku bakristo, amahoro yawe abe ku bera bawe, amahoro yawe abe ku bakiranutsi. Uko niko tubisabye twinginga mu izina rya Yesu. Amen.